isaza ntizaceceka. Tuvuge cyane gamina. Haleluya. Yesaya navuze neza ngo kubw'umwami Imana izatabara. Nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma mwomera mu maso hanyu hakamera nk'urutare, naho naca mu miyaga, naho naca mu migezi, naho abantu bampagurukira. Ariko igihe Imana izatabarira, igihe Imana izabikorera, sinzarwara icyo gihe, sinzarwara. Ibyageraga mu bihe bizahunga, ibyagabo napfuye bizabona kwayo, ibyavuga ngo urashengutse bazabona ukomeje mu izina rya Yesu. Ariko niba wumva ukuntu Imana iri gukora ku buzima bwawe, haguruka utere aleluya y'ubusinzi. Bagujyana ku giti
mukura mukura iki niwegera Yesu uzagira uburuhukiro mu mutima wawe. Hari ibintu Imana ikora bikagutangaza bikantangaza. Hari ibintu Imana ikora kugira ngo izina ryayo rikomeze gushyirwa hejuru. Tuvuge cyane gamina. Hari ibintu Imana ikora kugira ngo ubuzima bwawe bubeho neza. Hari ibintu Imana ikora kugira ngo indwara ziri kuri wowe ziveho. Hari ibintu Imana ikora kugira ngo ubukene bwawe bukungarije, kugira ngo bube ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ngaho seka nanone mu izina rya Yesu, kuko wowe wegereye ari we Kristo afite byose mu izina rya Yesu. Yabashije guturisha inyanja, izabute guturisha ubwo bukene. Yabashije kuvuga ngo wa muyaga we ceceka, bigaceceka. Izabute kubwira ubwo burwayi ngo nabwo buceceke buri ku mubiri wawe. Tuvuge cyane ngamina. Iyo twizere irashoboka. Tuvuge cyane ngamina. Ndero mugeze mubwire ngo uwo wizeye ari we Kristo arashoboye. Wowe ubyumva Yesu arashoboye. Wowe turi kumwe uyu mwanya uri kumvira ijambo ry'Imana, Yesu arashoboye. Amina. Yesu arashoboye. Ngajyana n'abigishwa be bageze mu bwato, arisinzirira. Bwira mugeze ngo burya ntabwo yarasinziriye Yesu. Oya bimubwira ngo ntabwo yarasinziriye, ahubwo yagiraga arebe kwizera kwawe, yagiraga arebe gushikama kwawe uri kumwe nawe. Haleluya. Gakimara gusinzira hiyizira umuyaga w'ishuheri utangira kubateramo, utangira kubinjiramo. Umwe wese agira amagambo ye, umwe wese agira ibitekerezo bye, umwe wese agira imikorere yiwe, umwe wese agira imyambarire yiwe, umwe wese agira imisengere yiwe, umwe wese atajya kuvuga ngo iwacu twakoraga gutya. Ati turapfuye rero ko umuyaga w'ishuheri utujeho. Bwira neza ngo hari imiyaga ari kuri wowe badayimoni. Yesu araje ayiturisha. Yesu araza agira ati uwo mwicaranye, uwo uri kumvira ijambo, mufatire ikiganza umubwire ngo iyo miyaga yaririmbira guhutaza umuyaga w'ishuheri, Yesu araje awuturishe mu izina rya Yesu. Alo, alo, abari kumwe natwe hano. Ngarangije baravuga ati mwigisha, yewe mucuranzi we, yewe mushumba, yewe mudiyakoni, turapfuye. Tugeze gute? Ngo Yesu arakambuka asanga induru ni yose. Kugira ngo ntabwo akamba n'induru ufite.
komera Yesu mu mashi. Haleluya. Ng'abantu barumirwa bwira mwese ngo bagiye kumirwa babonye imirimo y'Imana ikorera ku buzima bwawe. Babandi uturanye nabo, babandi ukorana nabo, babandi ucuruzanya nabo, babandi ugendana nabo, babandi usengana nabo, bagiye kumirwa, bagiye kubona imirimo y'Imana igiye gukora ku buzima bwawe iturishije imbaraga z'amarozi zakugendanaho, iturishije imbaraga z'intege zakugendanaho, iturishije inzoga bikuniga byararagana nawe mu muriri. Imana irabiturishije mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Babandi bagiye kubimenya. Ijambo niryo rikiza. Ijambo rya Kristo niryo ryinjira mu misoko, niryo ryinjira mu mitsi, niryo ryinjira mu maraso, niryo ryinjira muri uwo mugongo, niryo ryinjira mu mbavu, niryo ryinjira mu gituza kikurya, niryo ryinjira mu misonga ikagura mu mutwe, niryo ryinjira mu maguru, niryo ryinjira mu maboko, rikabohora rigakuraho ibitava ku Mana, rikamuhereza ubundi buzima mu izina. Hari igitare washizeho n'abarozi, Imana ije kukigukuraho mu izina rya Yesu. Igitare bakubitse gitumura udasinzira ari bikunigagu, ibyo Imana ije kubikubohoraho, Imana ije kubikubohoraho. Tuvuge cyane gamina. Barangije baravuga ati reka ntabwo twabikora, tudukuyeho igitare umuntu uko nituwukira. Tubwira mugeze ngo Imana ntabwo ikambana biracitse, ariko na nyuma ya zero, na nyuma y'urupfu irakora, yatsinze urupfu na kuzimu. Tuvuge cyane gamina. Umva ye irarangaye, umva irarangaye. Lazaro ngo bamaze gukuraho igitare, Yesu aravuga ati Lazaro sohoka. Wari upfuye ngo asohokamo azingazinzwe. N'uwo murongo narigiremo igice cya 11 n'umurongo muri Yohana igice 11 mu murongo wa 44. Wari upfuye arasohoka azingazingiwe mu mwenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Tuvuge cyane gamena. Hari ibintu yasaje guhambura ku buzima bwawe, hari ibintu yasaje gukuraho kugira ngo nawe ubashe kugenda kandi ugendere mu nzira zitunganye, kandi ugendere mu nzira zigororotse, kandi ugendere mu nzira yo kwizera, kandi ugendere mu nzira yo kunesha. Tuvuge cyane gamena. Arangije ngo asohoka azingazinze. Reka maze mubwire, hari uwakuboshe arangije ajya kuguhamba, ugenda ugira kurungu, ariko ubuzima bwawe buhambuye. Ariko uyu mwanya ndakubwira ngo Yesu aje kubuguhamburaho ibyo ngibyo bakubosheho mu izina rya Yesu, kugira ngo ugire ubundi buzima. Komera Imana yacu mu mashyi. Yesu yaravuze ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera, bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, bazanywa ibintu byinshi ntacyo bizabatwara, bazarambika ibiganza
cyane gabiro. Yesu aje kukubohora.